bagirwa natwe ibihe by'ubuzima twaciyemo, uburyo twafashijwe, twe kudamarara, kandi ku ruhande hari abantu bakeneye nibuze agace k'umugati dufite, bakeneye nibuze ijambo ryacu ribahoza, ribaha ibyiringiro, cyangwa se ribagira inama. Musubire mujye kureba bene wanyu aho bari, boshywa na bene wanyu, boshywa na bene wacu. Biremwa byiza, hari ikintu nifuza kubasangiza. Munyihanganire, iyi video ishobora kuba iza kuzamo urusaku, ariko ndayigira ngufiya bishoboka, ariko iyi message itambuka. Uyu munsi mu gitondo hari ahantu nayifite gahunda n'umuntu. Gahunda yacu irangiye nsohotse, mbona abantu ari kugenda n'amaguru mu muhanda aho nari nagiye. Mubajije uwo muntu nese abantu bari guturuka hagana hehe, arambwira ati bari guturuka hano inyuma y'aha hantu nkora, ni nk'iminota 2 hari ikigo cy'impunzi. Biremwa byiza, ibintu mbonye binteye kwibaza, bituma nkora iyi video ntari nabiteganyije, kandi ndavuga ntireka nyikore byihuse mbere yuko njya mu bindi bintu. Nabonye ibintu bimbabaje, numva nifuza kubibasangiza kugira ngo namwe wenda mufashe gutekereza icyo twakora. Ariko ku bwanjye ndaza kubabwira igitekerezo cyanjye, numve namwe icyo mubitekerezaho. Ubwo turangije nibwo nyine yanyerekaga atawuha, mbese arambwira ati naho ngaho inyuma, ati ni nk'iminota 2 uturutse aha ngaha dukora. Ndamubwira nti na mu gitondo nababonye, ati yego, atari ikigo cy'impunzi. Ahita ambwira ati ndi kubona usa nk'umuntu ushaka kujyayo. Ndamubwira nti ndifuza rwose kujyayo, kuko njyewe si ubwa mbere kuva nagera mu mahanga, si ubwa mbere nyuma subije amaso inyuma, rimwe na rimwe nkajya kureba mu bigo by'impunzi iyo mbona ndi mu karere bishobora kuba birimo. Namubajije nese kuhinjira bisaba iki, baremera ko ninjira? Arambwira ati nta nuze, nta ide mfite, niba ushaka kuhajya buriya bashobora kwemera ko winjira, cyangwa se hari icyo bashobora kugusaba kugira ngo winjire. Nahagiye mpageze njya kuri reception, babwira yuko nifuza kumenya ubuzima bw'impunzi buri aha ngaha, kubareba, kumenya ibibazo byabo, byaba ari ngombwa abantu bo hanze bakabashobora kubafasha. Bahitambaza tukora iki, mpita bereka carte yanjye, ibintu bitabyoroha cyane, mpita mbona n'abari bari hafi, hari abakobwa 2. Mbona abo bakobwa 2 bajya gusa ibyo ari byo byose nk'abantu baturuka muri Ethiopia, Somalia, cyangwa mu bihugu by'iwacu. Genda mbegereye. Muri abo bakobwa 2 twicaranye, wabonaga bishimye kubona umuntu wo hanze ashobora kuza kubasuhuza. Turicarana, bambwira ibintu byinshi. Ndibuka ko muri daniro kirekire nakoze mvuga kubanuze ku bantu bari mu bihugu byacu bifuza kuza aha ngaha muri Europe. Icyo kiganiro nagifashe, nongera ngicamo agace gatoya muri 2023 ngishyira kuri Facebook. Ni ikiganiro ni video yarebwe n'abantu benshi, igira nk'ibihumbi 100. Iyo video abantu barantutse ngo kuko nabuzaga abantu kuza muri Europe mu buryo ubwo ari bwo bwose bubonetse. Ibintu nabonye, kuko abo bakobwa twageze aho ngaho noneho banjyana noneho naho baba mu nzu. Ibintu nabonye
n'ibyo numvishije ntashobora kwicara, sinshobora kwicara ntabibabwiye. Mwarantutse ngo ndi kwanga yuko abantu baza mu mahanga, kandi sibyo navugaga yuko bizabafasha kuza mu mahanga muciye mu buryo bwiza. Ikintu nasobanukiwe muri ibi byose ndi kumwe n'abo bakobwa ni uburyo hari sirikwi, ikintu kimeze nka groupe y'abantu mbese bizeza bagenzi babo gukora ibintu runaka inaha ngaha, bahagera bakaba kwense. Nta bundi buryo baba bafite bwo gukoreramo uretse kujya gushaka ubuhunzi. Muri makeya icyo nababwira nuko situation yabo irababaje. Hari bamwe muri bo bamaze kudesida kujya mbese baje muri ubwo buryo, bari muri ubwo buryo, nibwo buryo iyo nzira yonyine babonye, kandi baturutse mu kintu cy'ikigurupe kimeze gutyo. Bari aho ngaho, bamwe bamaze gutwara amada, n'abana babonaga yuko iyo baguma nibuze mu gihugu cyabo n'ubwo ubuzima butari bworoshye, bakaguma munuze mu gihugu cyabo igihe gito, bakaza mu buryo bwiza nko mu buryo bwo kwiga ibintu nk'ibyo ngibyo, cyangwa sinzi batari kugera ku rwego bajya guterwa amada n'abanyamahanga n'abantu batazi, kugira ngo bazabashe kuguma mu gihugu nacyo cyamaze mbese ubona cyamaze gufunga imiryango. Mbese abategetsi basigaye batukana hagati yabo kubera kutemeranwa ku kibazo cy'impunzi cyamaze, abanyamahanga bamaze kuba benshi cyane. Ibi bintu nabivuze murantuka, ariko hari bashiki banyu ubungubu bari mu bigo by'impunzi, nuko ntabonye bitanashoboka ko nafata video ngo mbereke, ngo murebe agahinda barimo, badashobora kugaruka, barahisemo ubwo uburyo nk'ubwo ngubwo, kandi nabwo bibwira ko hari espoir bafite, kandi nta espoir mu by'ukuri hari. Ari ibintu bishobora gufata igihe kirekire, bari mu buzima nk'ubwo ngubwo, ubuzima bahabwa udufaranga dukeya, afite inda y'amezi 6. Nta n'imyenda igaragara yo kwambika umwana afite, nta mugabo umuri iruhande, ari umuntu baryamye gutyo kugira ngo amutere inda, noneho umwana azitwe yuko ari mbese yavukiye mu gihugu runaka, agatekereza yuko azaguma munuze, mbese muri ubwo buryo aribwo buryo buzatuma aguma munuze muri kino gihugu, kugira ngo azabashe kuguma muri kino gihugu. Wenda bizanashoboka, ariko se reba aho ubuzima bugeze, reba aho Europe irimo kugana, reba n'abagize n'abitwa ko bafite amafaranga cyangwa bafite iyo stabilité, batakiri muri systeme y'ubuhunzi. Reba ukuntu ibintu biri gucurama. Ibi nabivuze muri video iyo video yose yarebwe n'ibihumbi 100, bamwe bakantuka, ariko mwese muri kubona ko ibyo nababwiraga ko byabaye kuri. Bashiki bacu bakaba barimo hariya. Ubushize nabwo nasohoye video mbabwira ni twebwe tugurishanya hagati yacu. Abo bakobwa nibyo barimo, mbese ni inkurikizi z'ibyo bintu. Abantu bishyize mu kintu gitangirwa na CRI, sinongeraho kugira ngo iyi video batazayikupa, bifatanye n'abo banyamahanga, bakagenda bashinga ibintu by'ama business adasobanutse, babwira abantu ngo ni baze bagera hangaha, bamaze gutanga ayo mafaranga n'iki byose, bagera ngaha bakabakwense, babona badashobora gusubira inyuma, bakabona inzira yoroshye ari iyo ngiyo kandi atariyo bashakaga, bagahitamo iyo nzira bibwira ko ariyo mahirwe, ariko ntibanasobanukirwe ko icyo gihugu wenda bashobora kuba barimo ari igihugu cyamaze mbese kurambirwa, ari igihugu cyamaze kugira gufunga imipaka mu buryo butagaragara, ariko ibikorwa no gufunga imipaka. Biremwa byiza, tureke gushukana, dufashanye, dukorane mu rukundo. Narebye abo bakobwa ukuntu bangana, abakobwa beza,
kuko harimwo wacu bo mu gihugu cyacu nabo mu gihugu duhana imbibi bavuga ururimi rwacu. Murahita muri kumva bari bafite ikimwaro, bafite agahinda, bamaze guterwa amada. Tutabafasha hagati yacu ngo dufashe abo bantu bari aho ngaho. Uko nabibonye nge iyo mvuze nti ndi umuntu wihangana, ndi umuntu ureba situation nkavuga ni iyi situation n'umuntu ndi kwibona mbona ko ari umuntu ushobora kuzihangana, azihangana kandi ntakora ikibi kandi akagera ku cyo ashaka. Ariko ibintu nabonye na situation arimo n'igihugu arimo, nabonye yuko ari ntuza atari ibintu ashobora kuzihanganira igihe kirekire. Azagenda yangirika gahoro gahoro, akisanga mu situation nayo akazi ibintu kurushaho. Narebye abana b'abakobwa beza mbona ko ari mu minsi imbere bazaba bari mu maboko y'ibinuze y'ibirura, cyangwa mu minsi iri imbere ni batabona amafaranga, kuko udufaranga abantu udufaranga dukeya anatwite ayo mafaranga natayabona nta kindi kintu ashobora kugira kindi, ni ukugenda akajyana n'abo abonye bose kujya kwiyandarika. Kandi yaravuye mu gihugu nubwo yari afite ubuzima avuga ati si bwiza, wenda yashoboraga kwihanganaho gato cyangwa akagira ikindi kintu yubaka aturutse mbese ari mu gihugu, cyangwa agategereza akazabona ibintu koko biturutse mu nzira nziza bimusora mu gihugu. Kuko iki gihe ntabwo ari igihe cyo kuvuga ngo nishe gutya gusa muri Europe udaciye mu nzira nzima zigaragara. Wumvishe ngo ni bene wanyu ariko guhamagara kuza gukora ibintu runaka, wahagera byamara igihe runaka ugasanga wisanze muri sirikwi y'ibindi bintu bateguye, kandi bo bagasubira mu gihugu gukora y'ibindi bikorwa bigize bihambaye. Abantu bose bakoma amashyi ngo umuntu yaraturenze, umuntu ari gukora ibikorwa bihambaye, kandi ari kubikora kuko arimo kugurisha bene wabo. Yashinze muri make ikintu kimeze gutyo. Abana bakaba bakiri bato, bakaba barimo gusufura mu bigo by'inuze by'inkambi, bajyana n'abantu binuze. Wakwereka abantu akajagari k'abahungu kari aho ngaho. Nabirebye inshuti nziza, byanteye sori kuvugira muri iyi ton, nuko muri ngiye mfite agahinda kandi ikintu kimeze nk'intuzi, nk'umujinya. Mfite uburenganzira bwo kugira umujinya muri situation nk'izo ngizo. Iyo mbona dushyira hagati yacu, dushyirana mu bibazo, uretse nabo ngabo noneho harimo n'amafamiye byamini navugaga, n'amafamiye agera kurangaha arimo yagurishije ibintu akaza mu bintu nk'ibyo mu kintu cy'ikigroup abo bantu bakreye babizeza akazi karahaye ibintu nk'ibi muzana abana iki byose, ahasigaye baragurishije, baraje bisanze muri kino gihe cya none ahangaha nta bundi buryo bashobora gukoreramo, bagomamo bizaruhanya. Niyo mpamvu ngiye navuga ni ese hari uburyo mwareba hafi yaho mutuye mu bice murimo, mukajya gusura, mbese mukagenda hari ikintu mushyiriye abo bantu, abakobwa cyangwa se abo bagore, ko kenshi na kenshi nkatwe abadamu hari nk'ibintu by'imyenda tuba dufite mu rugo, cyangwa ya myenda y'abana bacu itakidukwira, cyangwa y'utubebe tukayijyana muri za second hand. Kandi muri second hand iyo abangaba bari munuze muri bino bigo, iyo bagiye kugura, iyo bagiyeyo ntabwo babihererwa ubuntu, bagomba kwishyura. Aho kugira ngo tubijyane hariya, nicyo gitekerezo cyanjemo, aho kugira ngo tubijyane muri second hand, tubijyane mu bigo by'impunzi. Uwo mukobwa utwite aho kugira ngo azajye kugura inuze imyenda y'umwana, umuhaye inuze, umuhaye iyo myenda abone uko asevinga amafaranga, ashyira andi mafaranga ku ruhande, aho kugira ngo azajye gutega abagabo inuze intoki
bangiza umubiri we ate n'abagabazi bangiza umubiri we kugira ngo noneho azabashe kubona iki amafaranga yo kuzagura iyo myenda yo kuzambika umwana. Ndabinginze, ibyo nabonye birababaje. Cyangwa uwo mama uri aho ngaho nawe aho kugira ngo azisange ari mu yandi marorasi adashobotse kandi ari umudamu ufite abana agomba kwikonsantira kuri we n'abana, mwamushyira ya myenda yacu tutagikoresha, ya myenda yacu twebwe tubona ko yabaye demode, ya myenda yacu tubona yuko ishobora kuba yaracurutseho gatoya. Nta kibazo, we arayifata, bafite uko babigenza. Nabonye hari ukuntu bafite bambika abana imyenda yanuze ya ete bakayigerekeranya, ukabona umwana arashyushye ukuntu, ibintu biri bizarre, ariko mu buryo butoya kugira ngo mubwire yuko ibyo ufite biri ujyana muri second hand, wabijyana ku kigo cy'impunzi kikwegereye ukabiha abantu, bigafasha abantu bakabasha kubona amafaranga bashyira ku ruhande, kuko muri kubona aho ibintu biri kujya, aho ibintu biri kugana. Natwe ubwacu turi kugenza amafaranga, mbese ni gahoro gahoro. Ekonomi ni ikibazo. Dufashanye, dukundane, twe kwibagirwa bene wacu, twe kudamarara. Ejo bundi ni Noheri, benshi muri mwe muzamwicaye n'amanoze na famiye zanyu, benshi muri twe tuzatwambaye imyenda myiza mishyashya, ariko twibuke ba bandi bari hariya badashobora wenda no kugira, badafite na famiye aho ngaho muri icyo gihugu barimo, baje mu buryo nk'ubwo ngubwo. Ntitubatererane, tubibuke. Icyo waba ufite cyose niyo wamushyira, wagenda ukajya kuri reception ukababwiza uti n'abanyarwanda bari hano, ndi kanaka nkora biroroshye cyane, ndi kanaka nkora ibi ngibi, ndifuza ari abanyarwanda bari hano cyangwa abarundi. Biterwa n'uburyo uvugiramo, biterwa n'uburyo uri kubavugisha. Baguha uburenganzira, bakabasha guhamagara umwe muri abo ngabo, mushaka kuvugana, ukagira ikintu gito musigira. Sina ngombwa kusiga izina ryawe, sina ngombwa kubabwira uwo ari we, ariko mu by'ukuri uzaba ukoze igikorwa cyiza. Twige gufashanya, dufashanye muri bino bihe bigoye, kandi duhagarike iki kintu cyo gusohoka mu gihugu gutyo abantu utabazi baje bakwijeje ibintu ngo nuko ari bene wanyu, ukisanga mu bibazo. Aha ngaha muri Europe dufashanye, dukundane, dukorere mu rukundo Uwiteka adukunda, dufashe bagenzi bacu, twige gusubiza amaso inyuma, twibuke natwe urugendo rwacu rw'ubuzima rudutere kugira urukundo rwo kugenda dushaka abandi bari inyuma, bari mu bibazo, tubavunguriraho dukeya mutwo dufite. Iki ni igihe cyabyo. Ndabakunda biremwa byiza, dukorere mu bumwe, twe kwibagirwa natwe ibihe by'ubuzima twaciyemo, uburyo twafashijwe, twe kudamarara. Kandi ku ruhande hari abandi bakeneye nibuze agace k'umugati dufite, bakeneye nibuze ijambo ryacu ribahoza, ribaha ibyiringiro, cyangwa se ribagira inama. Musubire mujye kureba bene wanyu aho bari, boshywa na bene wanyu, boshywa na bene wacu. Ndabakunda. Ciao.